Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Imana yacu, Imana y'urukundo, tunejejwe n'amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemeje tugirire ubuntu, duhishurire iby'ubwiru bwawe, Mwuka wera yende ku byawe biduhereze, ndetse anadushoboza gusohoza mwana icyo dutumyeho. Ijambo ryawe ntiridusige nk'uko ridusanze, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu w'icyumweru. Muri iki cyumweru turimo turaganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se rifite insanganyamatsiko yo kubaho ubuzima bwejejwe. Ubundi kubaho ubuzima bwejejwe bikwiriye kuba ibya buri munsi, nubwo turimo tubiganira iki cyumweru ariko bibi bya buri munsi. Uyu munsi rero turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Turasoma ibice 5 umurongo wa 22. Haranditse ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose, amen. Tukasubiremo, haranditse ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, iki cyumweru turimo turaganira ku kubaho ubuzima bwejejwe. Kubaho ubuzima bwejejwe. Uyu munsi by'umwihariko turagaruka ku mbuto y'umwuka yitwa kwirinda, ifasha abantu kubaho ubuzima bwejejwe. Kubaho ubuzima, iyo mbuto yitwa kwirinda, muri ubwo urugendo rwo kubaho ubuzima bwejejwe, ni nk'inkingi ya mwamba. Mbese umuntu utirinda muri byose ntiyabasha kubaho ubuzima bwejejwe. Uko kwirinda ni inkingi ikomeye cyane, ikomeza cyangwa se ishyigikira, ituma bwa buzima bwejejwe bubasha gushoboka. Kugira ngo ubeho ubuzima bwejejwe, ugomba kwirinda ikibi cyose, ndetse n'ikintu ushidikanyije ko ari gishobora kuba ari kibi nacyo ukakirinda, nk'uko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo mwirinde igisa n'ikibi cyose. Mbese ukirinda ibibi byose, ariko wagera no ku kintu ushidikanyije ko ahari gishobora kuba ari kibi nacyo ukakirinda. Cya kintu umutima ugizeho twavuga ati ese ahari kiriya kintu nticyaba ari icyaha, ese kiriya kintu nticyaba ari kibi, icyo nacyo ukakirinda. Mbese ukirinda ibibi byose. Umuntu utirinda ntiyabasha kubaho ubuzima bwejejwe. Ubuzima bwejejwe, inkingi ya mwamba, inkingi ikomeye muri buriya buzima bwejejwe no kwirinda. Imana yacu tugirire neza. Mbese wirinde ikibi ndetse n'igisa n'ikibi cyose. Ikibi ni ikintu Yesu Kristo atakora. Ikintu cyose ubona Yesu Kristo atakora ukirinde rwose. Ikintu Yesu Kristo atavuga, wirinde kukivuga kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwejejwe. Ikintu Yesu Kristo atajyamo, ukirinde pe, kuko icyo kintu ni kibi. Ukirinde rwose kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwejejwe. Ibintu Yesu Kristo atatekereza, nawe wirinde kubitekereza. Ibitekerezo Yesu Kristo atatekereza, ubyirinde, ubyirukane muri wowe, witandukanye nabyo kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwejejwe. Mbese ukora ibintu nk'ibyo Yesu Kristo yakabaye akora. Ibiganiro Yesu atabamo, nawe ntubibemo, kuko ubwo ni bibi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo twirinde igisa n'ikibi cyose. Umuntu utirinda ntiyabasha kubaho ubuzima bwejejwe. Kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwejejwe, ibiganiro Yesu Kristo atajyamo, nawe ubyirinde. Ibiganiro Yesu Kristo atategera amatwi, nawe ubyirinde. Imana yacu tugirire neza. Wifurije kubaho ubuzima bwejejwe. Nugira utyo, ukirinda ikibi n'igisa n'ikibi cyose, ukirinda ikintu Yesu Kristo atakora, nibwo uzabasha kubaho ubuzima bwejejwe. Yaba uko ibyo wambara, ibyo uvuga, ibyo ukora, ibyo utekereza, imibanire yawe n'abandi, gutegeka iby'urugo rwawe, aho usengera, aho wirirwa, hose uhabeho nk'uko Kristo yabaho. Ibintu bitandukanye n'ibyo Yesu Kristo yakora, ubyirinde pe, kuko aribwo uzabasha kubaho ubuzima bwejejwe. Wirinde ikibi n'igisa n'ikibi cyose, kuko aribyo bigukwiriye kugira ngo ubashe kubaho ubuzima bwejejwe. Yesu Kristo aduhane umugisha.